par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, Isimue Vestine, pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Yes, reka mbashimire kandi mbaye ikaze. Ngira ngo nkuko mumaze kubibona ni video mu by'ukuri igaragaza noneho ishyira ukuri hanze. Benshi nagiye ngenda babona mu by'ukuri mbona musa nkaho mugenda mugira gushidikanya. Benshi mufite gushidikanya gukomeye muvuga ati biriya bintu ntabwo bibaho, biriya bintu ntabwo ari byo, barabeshya. Abandi bakavuga ati ni abahanze inkuru. Mu by'ukuri rero nguko ukuri uko kumeze, ngira ngo murabyiboneye. Ni inkuru mu by'ukuri navuga ko mu by'ukuri birenze no kukuri, kuko ikintu gifite video, gifite ibendera ry'igihugu, bari kurahira, ni Idris. Kugira ngo mwumvise umugabo wa Vestine ni Idris rero ni umunya-Burkina Faso. Nk'uko ngira ngo mwagiye mubibona nta rurimi rw'ikinyarwanda azi. Muri biriya bihugu byo hanze, by'umwihariko biriya bihugu biherereye mu bice bya Burkina Faso, za Ghana, za Nigeria aho bakunda gukoresha English. Ahubwo biriya bihugu muri biriya bice mu by'ukuri bakunda gukoresha ururimi rw'igifaransa. Mu by'ukuri rero ni umugisha ukomeye navuga ko ku muryango wa Vestine. Impamvu mbyita umugisha ukomeye ku muryango wa Vestine ni uko mu by'ukuri nk'uko mwabibonye, navuga ko ntabwo yagiye gushaka umuntu ungana kuriya mu by'ukuri hatari inote mwahoze muvuga ati ese Mutesi Jolly gutashaka umuntu murusha imyaka 25 mw'abantu mwe. Ikintu cyitwa inote ziri hanze ahangaha zirarikoraho. Inote ziri hanze ziradutwara abana, ziratumara abakobwa tukiri muri ayo ngayo mu by'ukuri, kubera ibura ry'amafaranga. Abana barigira muri diaspora, abandi tukivuga ati ifaranga rizaboneka ryari ngo twiteme ibyana. Yes, ngira ngo mwagiye mubibona mureba video uburyo yagiye itambuka, uburyo yari imeze. Ngira ngo kugira ngo babuze abanyamakuru n'abandi bantu bose gufotora, mu by'ukuri zari inyungu za Irene Murindahabi, zari inyungu ya Irene Murindahabi, kubera ko mu by'ukuri we yashakaga mu by'ukuri kugira ngo azacuruze video. Ibi bintu ndabihuza, sinzi niba mwibuka ubukwe bwa Meddy cyangwa se Meddy Ngabo Medardi, uzwi nka Meddy. Igihe akora ubukwe yabujije abantu gufata amashusho, yanze ko abanyamakuru bahagera. Biriya yabikoze ari ku nyungu kugira ngo nashyira hanze video y'ubukwe benshi bazabe bafite amatsiko yo kuyireba. Bivuze iki? Bivuze ko Irene Murindahabi iwe inyungu yagombaga kuzikura kuba nta bandi bantu bamutanze gushyira video y'ubukwe mu by'ukuri cyangwa se y'umurenge wa Vestine. Ngira ngo benshi nibagenda bumva ngo video yagiye hanze, mu by'ukuri benshi barirukira kujya gushaka video mu by'ukuri ya Vestine ari mu murenge. Ngewe nko mwagiye mubibona, Vestine ni wagiye ufata task ikomeye yo kugenda asobanurira mu by'ukuri umugabo wiwe
ngira ngo hari aho mwumvise ari kurahira ni yagiye akoresha ururimi cyane rw'igifaransa. Mu by'ukuri ni ikimenyetso kigaragaza ko uriya mugabo abaye ari n'umunyarwanda yaba yaragiye hanze akiri umwana muto cyane ku buryo yagera igihe cyo kwibagirwa ururimi rw'ikinyarwanda. Kubera ko impamvu mubwira gutyo icyo mpamya cyangwa se icyo mpa amahirwe menshi ni uko ashobora kuba ari umudiaspora cyangwa se yaravukiye hanze atari umunyarwanda adafite amamuko mu Rwanda, wenda akaza kumubona gutyo muri zino ndiba zo kuramya no guhimbaza Imana. So ubwo rero bikarangira mu by'ukuri bamenya nyine, bikarangira bigeze ku rwego rw'uko bana. Uyu musore Idris ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, mu by'ukuri mu bigaragara nta rurimi rw'ikinyarwanda azi, cyane ko n'icyongereza wabonye ko bishoboka ko ntacyo azi, ahubwo ururimi bishoboka ko afite cyane cyangwa se yumva cyane ni ururimi rw'igifaransa. Uyu rero Irene Murindahabi, amakuru ahari nuko ngo ari we ushobora kuba yaratanze pase. Amakuru ahari Irene Murindahabi ngo bivugwa ko ari we wagize uruhare mu guhura k'uyu musore Idris ndetse n'umukobwa, navuga umukobwa we ko niwe wamugize uwo ari ubu none niwe wamuzamuye akamugeza kuri rwa rwego Vestine. Amakuru yagiye atohozwa mu nshuti za hafi n'abavandimwe ba hafi na Irene Murindahabi ndetse n'abavandimwe ba hafi ya Vestine, nuko mu by'ukuri Irene Murindahabi ari we watanze pase cyangwa se watanzemo pase Vestine. Wakwibaza ngo uyu Ishimwe Vestine mu by'ukuri usoje kwiga ejo bundi gute ahise atekereza ibintu byo gushyingiranwa adasoje kwiga, adakomeza kaminuza gazica cambure rwose mu by'ukuri ibintu bigende neza. Amakuru ari nuko ngo uyu musore yavuze ati njyewe ndi mukuru, imyaka imaze gutambuka, nkeneye ko tubana kare tugakora umuryango, niba no kwiga nzakwigisha uri mu rugo, nzakwigisha wige nyine nk'abandi babyeyi nk'uko abandi babyeyi biga. Irene nawe ati ngenda gutangamo pase. Ibi bintu nta nubwo rwose mu by'ukuri nagira ubusobanuro mbiho. Irene ngo niwe watanze pase, niwe wahuje Idris ndetse na Ishimwe Vestine abereye manager. So ndashimye rero, nshimye mwebwe mwese twabanye, nzajya nkomeza mbabe hafi mbamenyere amakuru, ariko icyo nkeneye kurusha ibindi nuko mu by'ukuri wakora subscribe. Kora subscribe tujye tubana umunsi ku wundi, kora subscribe tujye twiza amakuru agiye atandukanye, kora subscribe ibigoranye byose tubikugezeho mu by'ukuri umeze neza cyane. Subscribe izatuma amakuru agiye atandukanye yose dushyizeho cyangwa se twaporodinze azajya ahita kugeraho umunota ku munota. Mu by'ukuri Imana ikomeze kumugisha, imaze kuza umugisha, iguhaze muri byose kandi yuzuze inahaze ibyifuzo byawe. Ciao ciao, ibuka subscribe. Imana igumugisha.